Reka nongere mbaye ikaze mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka mbifurize gukomeza kumererwa neza, hanyuma n'abatameze neza namwe mwihangane kubera ko bibaho mu buzima. Uyu munsi ubumeze neza, ejo bikaba ibibazo ukabivamo ukamera neza, ukarwara ukivuza ugakira ukivura. Rero ibyo byose nibyo bigize ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Hanyuma rero nk'uko muri iyi minsi turi kugenda tubagezaho ibiri kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi, tugenda tubagezaho amakuru mashyashya ari mu gihugu cy'abaturanyi, kuko buriya iyo umuturanyi agize ikibazo uba ugomba kumutabara, nicyo cyerekana umuturanyi mwiza. Hanyuma rero hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Igoma, ubungubu u Rwanda rukaba ruri gufasha twabita abacancuro, abacancuro niko twabita, ruri gufasha abacancuro b'abazungu bari mu gihugu cya Kongo, bari gukorera amafaranga ko twabyita, kubera ko bakoreraga amadolari menshi cyane hari mu gihugu cya Kongo, bakorera amafaranga kugira ngo bafashe leta ya Kongo kuvana M23 ku butaka bwa Kongo. Aba bacancuro rero nabo bakaba bamanitse amaboko, u Rwanda rukaba ruri kubafasha kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo. Ni abacancuro bagera kuri 280 b'Abaromaniya, kuvuga ngo rero u Rwanda ruri kubafasha kugira ngo bambuke bagera i Kigali, batege indege zibageze iwabo, kubera ko buriya u Rwanda nicyo gihugu cyizewe ku mutekano hano muri Afurika. U Rwanda rweretse isi yose ko rufite ubwirinzi buhagije, kubera ko FDLR ifatanyije na FARDC barashe amasasu y'urufaya i Rubavu, kuri tariki 27 barashe amasasu y'urufaya i Rubavu. Hanyuma u Rwanda rukoresha ubwirinzi bwo twakwita antimisile, bwa bwirinzi bwa antimisile buzimya ibisasu. Hanyuma u Rwanda amasasu yose FDLR yohereje ndetse nayo FARDC yohereje, u Rwanda rwagiye ruyazimya, rukazimiriza ibisasu mu kirere. Ubu bwirinzi rero bwakoreshejwe hari i Rubavu, ni ubwirinzi bugaragara muri Isiraheli honyine. Ni ukuvuga ngo muri Afurika u Rwanda nirwo rwonyine rubashije kwerekana ko rufite ubu bwirinzi, akaba ari nabwo bwa mbere ubu bwirinzi bukoreshejwe muri Afurika. Mubyumve neza, muri Afurika yose ubu bwirinzi bukoreshejwe bwa mbere mu Rwanda. Nta n'igihugu na kimwe cyari kizi ko u Rwanda rufite ubu bwirinzi. Mubyumve neza. Hanyuma rero u Rwanda rwahise rwereka isi yose ko rufite ubwirinzi, rufite igisirikare gikomeye, rufite ibikoresho bihambaye byo ku rwego rwo hejuru bishobora guhangana n'umwanzi. Icyo nakubwira rero ubu ngubu byatumye Tshisekedi aho ari, umugambi yari afite wo gutera u Rwanda, ngira ngo agomba gusubiza amerwe mu isaho. Agomba gusubiza amerwe mu isaho, kubera ko n'abakongomani ubwabo bahise bemera u Rwanda. Ngira ngo ejo nibwo habaye imyigaragambyo, bajya gutwika ambasade y'u Rwanda, batwika ambasade ya Uganda, batwika ambasade ya Amerika, batwika ambasade y'Ubufaransa n'izindi ambasade nyinshi bagiye batwika, bakigaragambya bamagana Tshisekedi, perezida wa Kongo. Batwikaga bamagana Tshisekedi, mu magambo yabo bavuga ko Tshisekedi ntacyo abamariye, nta kintu na kimwe ari kubafasha. Rero nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu M23 ari iri kugenzura umujyi wa Goma. Uyu munsi nta mahoro, nta cyabaye, ahubwo ikiri kuba
n'ukwambura intwaro abo bacanshuro bakazishyikiriza UNESCO, hanyuma bamara kuzishyikiriza UN bagahita bamanika amaboko. U Rwanda rwemeye kubafasha, u Rwanda rwemeye kubafasha kugira ngo babashe gusubira mu bihugu byabo. By'umwihariko abangaba ni abasirikare 280 nk'uko nabikubwiye. Hanyuma aba basirikare 280 n'abacanshuro bari gufasha Kongo. Ubu ngubu bari kwambuka ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo baze guhura na ambasaderi wa Romania, kubera ko mu Rwanda na ambasade ya Romania ihari. Ukuvuga ngo uyu ambasaderi ari guturuka mu gihugu cya Kenya, kubera ko ambasade iri hafi iri muri Kenya, kugira ngo uyu ambasaderi azabakire azabakire. Ashobora kubajyana muri Kenya, akaba ariho bahagurukira, cyangwa bagahagurukira i Kigali berekeza mu gihugu cyabo cya Romania, kubera ko bayamanitse. Akazi kabananiye kubera ko M23 ifite imbaraga kandi ifite umugambi wo kubohora igihugu, kubera ko M23 ivuga ko imaze imyaka 30 mu buhungiro cyangwa mu mashyamba badafite aho kuba, kandi bakeneye igihugu cyabo. Birumvikana niba ari abakongomani bifuza gutaha mu gihugu cyabo, bagomba kukirwanira. Niko biba bimeze mu gihe Kongo yakomeje kuvuga ko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda atari abakongomani, bakagerageza no kubica. Ari benshi bishwe babaziza ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ari abakongomani. Nagira ngo nkubwire ko rero aka kanya ibintu byahinduye isura. Hanyuma mu gihe abakongomani batwitse ambasade ya Amerika, mu gihe abakongomani batwitse ambasade ya Amerika nta tangazo riri official yari yabivugaho, ariko biravugwa ko Donald Trump aho hari icyo ari gutegura ashobora kuza gukora. Reka tubitege amaso turebe. Hanyuma rero bakunzi bacu, nk'uko ngewe mba ndi hano kubagira inama ndetse no kubafasha, no kuvuga ngo muri iki gihe bitoroshye aho ngaho i Goma. Hari abakunzi bacu bari aho ngaho i Goma ndetse n'abari aho ngaho i Rubavu. Hari abibisasu byagiye bigwira bikabakomeretsa bitunguranye. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo bihe murimo aho ngaho muherereye, inama nakugira nuko aho uri utagomba kubura amavuta y'intare ndetse n'ubuki. Amavuta y'intare n'ubuki. Ni ukuvuga ngo muri icyo gikomere, niba ibisasu bikuguyeho, niba wirukanse ukavunika, niba wirukanse ugatsikira cyangwa ukagwira ibuye, hari ibibazo byinshi bibaho mu gihe cy'urugamba, mu gihe cy'intambara bariho ibibazo byinshi. Rero najyaho nkubwire ko ugomba kwifashisha amavuta y'intare ndetse n'ubuki. Amavuta y'intare ndetse n'ubuki ugomba kubyifashisha, hanyuma bikagufasha mu gihe waba ukomeretse cyangwa mu gihe waba uhuye n'ibibazo bishobora gutuma ukomereka. Amavuta y'intare n'ubuki. Ni ukuvuga ngo rero ufata amavuta y'intare, hanyuma ukavanga n'ubuki, ugasiga aho ngaho wakomeretse cyangwa aho ibishashi by'ibisasu byagufashe. Mwibutsa ko n'ibisasu uri kwinjiye baba bagomba kurihandura bakarikuramo, hanyuma ukabona gusigaho uwo muti. Uvuga ngo uyu ni umuti mwiza ugufasha guhita ukira igikomere kigahita cyuma mu gihe kitarenze iminsi 2. Mu gihe kitarenze iminsi 2 cyangwa umunsi umwe usigaho uyu muti, igikomere gihita gikira, hanyuma ugakomeza ugahangana n'ubuzima bwo mu isi
niba hari aho ubasha guhungira ugakomeza urugendo ukagenda, niba amahoro agarutse ukaguma mu byawe ariko umeze neza. Ni ukuvuga ngo rero hari n'ababa batsikiye bakavunika ariko batakomeretse. Ni ukuvuga ngo niba watsikiye ukaba wumva imvune, ukaba wumva imitsi itameze neza, mu gihe imitsi yarabye ariko igufa ritavunitse, ngemba mbasobanurira kugira mutabyitiranya. Buriya iyo igufa rivunitse biba bisaba ko ujya kwa muganga, ariko niba utsikiye imitsi ikaraba ariko igufa ririzima, ugomba gusigaho aya mavuta y'intare. Mu minsi 2 uba wakize, kongera ukagenda neza, imitsi gasubira ku murongo, ibintu bikamera neza. Nubwo bufasha rero nagira ngo mbahe nkugezaho n'amakuru mashyashya ari guturuka aho ngaho mu gihugu cy'abaturanyi, kugira ngo nawe ujye ubasha gusobanukirwa, umenye uko wakwitwara mu gihe uhuye n'ibibazo. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha kugira ngo ubashe kugenda umererwa neza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda cyane. Ukeneye ku bundi bufasha cyangwa ukeneye ubutabazi, niba hari ikibazo uhuye nacyo muri ibyo bihe bitoroshye, hamagara 0791 16 hanyuma tukubwire ibyo wakwifashisha mu gihe uhuye n'ikibazo. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.